Muraho ni Prince of Man. Uyu munsi turi ahanga ni Intunga aho nje kubereka iyi nzu nziza. Ni inzu ifite utudetaye twinshi cyane kandi turyoshye. Reka mbabwire imiterere yayo. Iyi nzu iri ku kibanza cya metero kare 300, ikaba ifite ibyumba 3 na toilette 2, ikaba iri ku isoko kuri $130,000 cyangwa $100,000 by'amadolari. Reka mbereke uko iteye. Ikintu cya mbere ubona ni uko iyi nzu iri muri bwa bwoko twita ngo ni konoshi, ni ukuvuga ifite structure, ifite imirongo igororotse hano imbere. Gusa ngira ngo wihereye ijisho urabona ko ari inzu nziza ifite ibara rimwe gusa, ariko kandi ifite ibindi bintu byiza biyiryoshya. Reka mbereke. Ndebera nk'iri baraza, ni ibintu tudasanzwe tubona. Ni ibaraza ryiza rituruka ku gipangu rikagera ku nzu, aho bakoze uyu mwanya mwiza cyane wo kwicaramo, ndetse ushyiraho n'amakaro ku buryo amasuku yawo yoroha. Hejuru bashyiraho icyo nakwita nka pergola, ariko ikoze muri beton, ituma hano hantu haza urumuri ruringaniye. Ngira ngo unarebe nano ku makaro murabona ko rwose urumuri ruri kudukinira imikino. Hari igicucucucu hakaba urumuri, igicucucucu hakaba urumuri. Ni ibintu bisa neza bitewe n'isaha y'umunsi, ariko kandi bigatuma imbere y'iwawe haba heza cyane kurusha. Ku ruhande rw'inzu tuhafite jardin igendera ku gipangu, ndetse n'imyanya bashyizeho yo guteramo indabo zitandukanye. N'aka kajardin kari artificiel ko kongera ubwiza. Ariko si ibyo gusa, kuko hahita hafunguka kuri parking y'imodoka ebyiri, akaba ari byo bintu ubona muri iyi nguni. Si ibyo gusa, kuko urebye iyi nguni iteye bitandukanye. Ngira ngo urabona ko nk'aha hateretse vase, ahangaha harimo aluminium. Mboneye no kuvuga ngo imiryango yose n'inzugi n'amadirishya byose ni aluminium cyangwa se ni muvura. Ni ukuvuga ni ibintu bya kalite kandi byiza. Ariko iyi nguni murabona ko isa neza kandi itandukanye, nta kantu karyoshye. Katujye mu nguni ya ruguru nayo mbereke ese ni iki kije. Reka tuvuge ko ukunda kureba match cyangwa ukunda kureba film, ahantu barakwibutse, kuko iyi nguni ifite aka gakona ko gushyiramo projecteur. Ni ukuvuga ni icyumba cyahariwe projection. Projecteur iterekwa hariya. Iki gikuta cyatewe irangi ry'umweru specifically kugira ngo ubashe kuba wareberaho icyo ujye ushaka kureba, haba ari ku manywa haba ari nijoro. Haratwikiriye neza, nubwo kandi hafunguye nko hanze. Uvuga ni ahantu heza muri weekend ushobora kwiyicarira ukareba akamace kawe. Arsenal iri gukubita amakipe. Kwinjira mu nzu ni uyu muryango mwiza kandi munini wa muvura. Uyu muryango usa nk'ufite nka metero byibuze na 20 kuri metero zigera nko kuri 3. Ni umuryango munini kandi uryoshye. Gusa twakwinjira umwanya wa salon munini. Reba nawe intebe zirimo ukuntu zingana, ariko kandi iyi ni salon ihagije, iri moderne. Nkuko nababwiye, iyi nzu yose isize irangi rimwe gusa. Hasi hari amakaro meza afitemo veins za marble, ndetse hejuru tuhafite gypsum ifitemo coverlight detail n'amatara meza. Banambwiye ko iyi nzu mu kuyubaka hari materiel bashyira burya hagati y'amabati na plafond. Iyo udashaka urusaku rwinshi, iyo ushaka ko ubushyuhe bwinjira mu nzu waba uri controle ya insulation, bayishyizemo mu mabati hose kugira ngo imvura iri kugwa ntugire urusaku rwinshi, ariko kandi n'ubushyuhe bw'izuba nibo kwafeka. Si ibyo gusa kandi, kuko nkuko nababwiye amadirishya n'imiryango byose ni aluminium, ariko kandi uyu muryango urafunguka ukajya ku ruhande kugira ngo ugire salon ifunguka hanze no imbere. Reka twikomereze. Ku ruhande rwa salon niho dufite umwanya wo kuriramo. Ngira ngo mubibona ko uyu ni umwanya w'imyanya 6, urahagije, ni munini. Hari allocations z'ibintu byose, idirishya rinini rituma ugira urumuri ruhagije, itara ryiza hano hejuru ryo kumurikira. Si ibyo gusa, kuko dukomeje hirya ariho dusanga iki gikoni gifunguye ariko
kiryoshye kabisa. Iyi breakfast table izana n'igikoni, iguha umwanya wo gutereka izindi ntebe hariya ushaka ko bakuganiriza uri guteka, ndetse ukiri hano dufite itara ryiza na wine cellar ntoya hano kuri uru ruhande. Twagera kuri uru ruhande tukahabona utubati twiza dufite umweru hejuru, hasi hakaba umukara, ibuye rya granite ry'umukara kugira ngo amabara akomeze ajyane, ndetse tukabona ko igikoni gifite ibintu byose, frigo, ishyiga, micro-ondes, dufite sink y'imyanya ibiri, ndetse ifite na ka kantu kagezweho ko koza zihindukije k'umugozi. Urabona ko iki gikoni rwose gifite byose ukeneye, ariko kandi kinasa neza mu buryo bugezweho bw'iki. Iyi nzu ifite ibyumba 3 na toilette ebyiri. Kuri uruhande hari ibyumba 2 bisangira douche na toilette. Reba iki ngiki gifite queen size bed, urabona ko ari icyumba gihagije rwose, gisigarana umwanya hano ku ruhande wo kugenda, idirishya rinini rihagije, ndetse n'iki ngiki murabona ko ni icyumba kijya kungana nka kiriya cyo hirya, gusa by'akarusho dufitemo n'akabati kugira ngo ubone umwanya uhagije. Ariko kandi niba mwibuka hari ahantu nahagaze dutangira, ku idirishya riri mu nguni ni iri ngiri, reba uyu mwanya nawufunguye urumuri rwose rwinjira muri iki cyumba. Iyi nzu yubatse neza pe. Biriya byumba byombi bigasangira idushe na toilette, ariko nayo nziza, ifite amakaro aryoshye nayakunze cyane, tukagira uyu mwanya wo kogeramo nawo uhagije kandi umeze neza. Floating vanity hano ku ruhande, ndetse na toilette, ni douche nziza ikoreshwa n'abashyitsi, ndetse n'ibyumba 2 biri hano. Kuri uru ruhande niho dusanga chambre principale. Mbibutsa inzugi zose zo mu imbere ni muvura, nayo zo hanze zose zikaba aluminium n'ibirahure binini. Reka mbere kuko uteye. Karibu muri chambre principale, mu ndebere ukuntu iki cyumba kingana. Ni icyumba kinini gisa neza, gifite ibyo ukeneye byose, king size bed, ndetse no kuri iki gikuta nicyo bahariye televiziyo. Si ibyo gusa, kuko no kuri uru ruhande tuhafite urwambariro rurimo utubati rwakuramo imyenda yo. Dufite kandi douche principale nziza ifite floating vanity nziza kandi igezweho. Dufite hano toilette, ndetse n'uyu mwanya wo kogeramo mwiza, rain head hariya, ako koga ufashe mu ntoki, ndetse n'umwanya wo guterekamo amasabune wubakiwemo hano. Iyi chambre principale kandi ifunguka kuri rya baraza twabonye. Rwose iri baraza ni akisa y'iyi nzu, ni ikintu cyiza gituma itandukana. Reka tujye mu gikari mbereke naho kwateye. Aha turi ni mu gikari, naho ntago basize gutyo gusa, kuko urabona ko hari amakaro agenda akagera hirya, ndetse kuri uruhande akaba ariho dusanga icyumba cy'umukozi, douche yo hanze, dufite ikigega cy'amazi cya litiro 5,000 hariya hejuru, ndetse n'imashini electrique ishyushya amazi neza. Naho ku ruhande rwo hepfo tuhafite igikoni, tukahagira stock yo kubikamo ibintu, naho gutereka ibikoresho bitandukanye, tukagira kandi n'akazu k'umuzamu igihe waba umukeneye, aho rwose yaba afite aruhukira hano imbere neza ku gipangu. Nihe mpamvu ukwiye kugura Igahanga? Igahanga niho quartier iri kuza izamuka kandi neza. Gahanga iri ku muhanda munini uva mu Bugesera, no kuvuga nta kibazo cy'ambuteyaje uhura nacyo, iri ahantu hafi kuko kuva aho inzira ujya mu mujyi nta n'iminota 20 bya gutwara utwaye imodoka. Ariko kandi ni ku nzira iva mu Bugesera ku kibuga cy'indege, n'izindi projet zose ziri mu Bugesera twese tuzi. Ariko si n'ibyo gusa, iyi nzu nayo imiterere yayo iratangaje kuko ni nziza, iteye mu buryo buri simple, iteye mu buryo bwongera ubwiza, kandi ari inzu ifite design utavuga ngo niyo haba mu myaka 10 izaba itakiri relevant. Iyi nzu rwose izaba igisa neza, izaba ari inzu iryoshye kandi irakomeye. Iyi nzu iherereye hano Igahanga Inunga, iri ku kibanza cya metero kare 300. Ni inzu nziza pe, nayikore komanda. Ifite ibyumba 3, toilette 2, ikaba iri ku isoko kuri $130,000 cyangwa se $100,000 by'amadolari. Ushaka kuyisura waduhamagara, nimero yacu ni 0788 44 18 44, ni nayo dukoresha kuri WhatsApp. Iyi nzu irahari, iragutegereje. Niba budget yawe ari $130,000 rwose ni karibu, ngwino, ni wowe witegereje. Naho ubundi naho utaha inzu niba mwayikonze, mutubwire muri comments niba ari inzu nziza, mutubwire uko mwayisanze, n'izi video tubakorera niba muzinezerewe. Naho utaha rero yari kuri Konzi Rwanda.